amakuru umva ibintu nakubwiye uyu munsi flash turayitaha niko bimeze nta kintu noneho ukuntu bimeze rero ndabona wiyambariye imyenda abakuze bo muri karitsiye guhindura kuko baratuzi muri karitsiye banamenya ko twahageze none se wakisa tukajya tugahindura ibindi tukaza tumeze nini niko bimeze niko gahunda umva reka nkubwire reka tugende tujye guhindura kose rugamba bimeze bite umva rero ukuntu bimeze urabona ko twihinduranyije nta muntu wapfa kutumenya urumva mask wasizeho neza cyane iriho okay noneho niba ari uko bimeze ubu ngubu niyo twafatirwa hano twasimbuka igipango tukagenda neza nk'ininja rwose nta nuwamenya kare twe none se nyine noneho sasa ibintu byarangiye ubu byageze mu murongo tugiye kwinjira tugende duhite tugira gute dufate flash duhite dusohoka tugenda hakingishe ingufuri imeze ite oya ntabwo yakinze umunsi ariyo ubu ngo ashobora kuba ari n'inyuma y'inzu ari gufura tugiye kugenda twe dufate flash duhite tuguruka hari ibindi ese shaka abagore batsimbakura umuntu arapfa ariko igihe guteragura hejuru ibindi cyagiye tuza gufata telefone se wakeka ko turi buyisange hano hanze reka tufatire tugende kagende witonze utumye fatirwa ahangaha oya ntabwo bagufata ariko umuntu wagufata ubundi sibyo guhita urenga igipangu ubundi yabamenye wari Asiko ndeba winjira gake nyeruka vuba turi mu nzu y'umuntu ahubwo cyo wazuka reba n'icyayi wajango kumva ayo alhafa hoshaka urafuni makurafu kiragura hejuru byose zamura n'ibiki byose cyangayise reba nkuko mu masherekani kandi saho ahantu hose ubona hari ikintu ugerageza ugende wegura ushaka gusanga iri munsi Sekarongo iyi mutsi wayibonye si yingiye uko ni yingiye niyo niyo ariko si twayimenye ute kandi turafa kujyana nta yindi hari dere ni yingiye gasoka tugende twagiye soka tugende shit Sekarongo yego rugamba ndahari na babona usige nyuma reka usiga byute umugambi twawe n'ugiye gutanga urabona ko iki twaraneye tukigezeho yego ibintu bigenze neza tubivanye mu nzira byarangiye ariko noneho bya bindi byo kuvuga ngo ubushize twareje tugafata telefone tugasibamo amarikodi iriya flash yo nta niyazabona ngiye Sekarongora nta mikino njya ngira oya flash nago twayimusubiza reka wowe musubiza turayitsinde kandi ariho hari imbogamizi zuko twikorera gahunda zacu wigarura kugira gute umva urayakinnye n'abatazi reka tumwereke nta muntu ugiza mu bintu mu mikino yacu urana kandi twarabimubwiye diri yacu nta muntu ugikina niko bimeze njyewe nta muntu ugikina na nanjye noneho sasa tujye kwikuraho iyi mask ikintu turi bukore urabona hano twageze imuhira nta wavuga ngo kuki ngo muri kwikuraho mask n'iki nitumara kuyikuraho rero ikintu turakora turahita tureragisa dutembere ariko mbere na mbere turamanza dushyira muri computer turebe nimba koko iyi flash ari ya nyayo ubundi reka turebe mwana bamugani ariko ni yingiye nta yindi flash agira ni nta yindi flash kuko iyi ndayizi yayizanaga na hara ku kazi hari gihe yanzaniye amadosiye ariko iyi flash naka kaboro dora kangaka kakuma kari niko yari imeze niyo ngiyo nta yindi sasa rero mvuko gahunda imeze tugiye kunywamo tugiye gufata akantu niko bimeze twihembure kuko twakoze umuntu akihembura ibintu bikagenda neza iyo umuntu yakoze cyane abagomba kwihembura none se niko bimeze icupa none ngiye kuriniga giye ubu nta bindi kuko Sekarongomba mva nkubwire ntuza gusinda utaza kwivamo oya ntabwo nakwivamo ukajya kumva ngo twakoze ngo umurimo wa danje ngo none ngo bigenze neza ngo niyo mpamvu turi kunywamo icupa rimwe serekare icupa n'agacupa kamwe nabwo tukakanywa turi kugira ngo dushire inyota gusa umuntu ahita ajya kwirambika bihita birangira nta n'umuntu urwongera kutubona mw'iki gisagara niko bimeze ku mwana noneho sasa tangira wiyamburize ko mbona uri kugira gira gake utaza no guca imyenda vuba se hari uri kukwirukanka n'ahandi ariko rero ubona ko nkubwire cyangwa muganda wacu turawunogeza kerega nta mikino
sirarangira bintu ubwo bayanzanyeho asiga ambona kantangira agakubita akagira ati buretse njyewe nabwo buzabureba kandi n'undi wese wazana baba ni mupangira uzabureba rero kakubwira uzanare baririze n'undi muntu wese wazana n'imikino muri diru yacu ni gutya nta mikino so urabona hari ibintu none se reka nkubwire se Karungu ni wari wagize ubwoba ntabwo ari ku mwana burerwa ari kwinjira mu nzu y'umuntu ntabwo biba byoroshye ariko ngiye mbazi strategy twakoresha uko nguko niyo nyir'ubwite soso mwenyewe twari guhura ntabwo yari kumenya kari ahubwo se ari kudukira ntabwo yari kuko cyari kuba ari ikibazo twari kumushimutana na furati byose twari gutwarana n'ubundi byacu yaba uwo soso nawe turi mideni none se nyine asoni umva ibyo nta bintu by'imikino biri ahangaha urabizi ko diru ugiye uri umunsi turagakoze ko byanze kumva aho ushatse Karungu washyizemo supaburu ubundi se shaho gatowe byose ko fashamu ubundi kucyo ajya cya cy'umugenzi na wagisize ndagifite ahubwo nuko ndeba bigize inkungu oya udakatisha icyumukankata ugasanga utwariyemo n'umubiri sha turakemutse wawe mu by'imikino iyambura igikomantomano vuba masike y'ivane sasa rero ngira ngo urabona ko umugambi tuwunogeje nta kindi gisigaye gikurikiyeho ubu tugiye kujya muri system umuntu agikora ko twabona n'icupa ryo gusoma ariko na masike tuzivana tuzisagize tubona gutya ntiyadukeka yagira ibyo adukeka tu vuba ubu ngubu gahunda bayatunganya kabisa ngereka nkubwire se Karungu buriya narakubwiye nta muntu ujya uzana imikino reka nta bintu by'imikino furashe turayitsindiye ubu amabanga yose turakiriyarinze yose azajya avuga dukanga atazi ko twamu sibeshye yisararanga n'isararanga ahubwo nabo umuntu azamugeraho niko bimeze tuzamutwara hari ibintu by'imikino sasa rero twagiye reka twigendere tujye kuri kureba uburyo umuntu yafata n'agafupa mwana rero umuntu afite n'icyaha mana yanjye mbega igitondo we mazi yikaritse nayo yarabuze mana yanjye ndumva niruhiye ibinerekera iyi mesaje se kandi ushatse kuvuga ikibanye nawe n'ibiteshamutwe bya Airtel na MTN ubundi abanza nteka igikoma nteka ikira sinzi kiri bumbangukire koko ndumva ndushye nabi umunsi nabyutse nabi ariko nakunde umuntu umaye amazi ubu ndamwishyura we se hari ikimenyetso kigaragaza ko yayamaye ubundi konzi ko si umwana wanjye adahari ibi byatsi byaturutse mana yanjye abana baje gukinira hano ni abahe raba ibyuya biba amaraso abayikize byatsi ko tudaturiye igishanga se ibyatsi nkabona ari byo mu gishanga byavuye mana nyagasani we furashe yanjye bayitwaye gusa ndabigenza gusa yesu kirisito kuki nayizanye koko niki cyatumye nyikura aho yari yibereye mana we yesu we ubu se ndamenya baciye oya kamamagara Teddy ndapfuye pe ko none nabyutse nabi numvaga umutima uri kundya pe ntabwo byari gusa pe mbega abantu mbega abagabo b'abagome mana se Teddy mana Teddy wambabariye ukanyitaba ukavuga cyane nkakumva ko nataye umutwe wambabariye koko umva mvuye ku kazi umutwe wisundye ndangije ngeze mu rugo nyine mbura amazi yo gukaraba ubwo mfata akavudo tega amatwi ubanza unyumve nawe nukabyina imbere y'umuziki nuko nyine mfata akavudo njya gusaba amazi yo kunywa
ubwo nyine ngo ndeko nanateka n'igikoma wenda nkareba ko nakiramira ndibagirwa nkora ubugoryi ngenda ntakinze kandi ribuka ko nkubwira ko babagabo banteye baje gushaka ngo amakuru ngo iki ngo telefone bakayitwara bakagira uti nkubwira ko mfite flash nari narabitse tubuze ariko nyine nkubwire umva nyine ubwo ngubwo nasize nakinze ngira ngo ni hafi ndagenda ndarondogora nawe urabizi ibigambo by'abagore umva none ngeze mu rugo ngeze mbanze kugira ngo abantu baroba bimukiye mu nzu bazanye ubwatsi bwo mu cyohoha niba ari mu cyohoha niba ari mu mazi ngo bwitwa ngo niba ari ubuso nibwo nsanze mu muryango aho mba mu rugo ndibaza se ko umwana wanjye adahari ibintu biri mu nzu byazanywe nande niba ndabakiniye mu nzu ariko umva ndumiwe nsanze ibintu byose babiteraguye hejuru mbese ibyo biri kumesa byose bateraguye hejuru umva flash yanjye bayitwaye tekereza kugira ngo abantu babashimuze batinyuke kurana n'umunsi wa Bibiliya we umva byihorere ndumva nataye ubu se nkora iki mu by'ukuri ko niba naributse gukora kopi niba narabigenje simbyibuka neza habe na gato pe wabyihore unose urumva ndi kuvuga icyongereza cyangwa n'igifaransa ntabwo uzi ubwo bamfite nabo baranyica umva baranyica umva bari abagabo n'abagome mwana ni abagome akoze kusetsa ako ubundi urabazi uretse njye wari warabahangaye ubundi wagira ngo wowe urabazi indesi shasa Arufa reka nkubwire Arufa yagiye guhangana na boss Arufa yagiye guhangana n'ura mugabo wagira ngo ni intare y'ingabo reka nkubwize ukuri umva oya pe erega ndabizi neza none se niba baraje bakigamba ko bantware telefone ugatekereza ko flash ariyo babarira niyo yabaza nibo bayizanye n'abandi nibo pe ubuzima bwawe bwose umenya ko babujyanye kandi kigaragara kandi nta n'ubwo uzayibona yabaje kubageraho bari abantu baba we ariko urazi buriya rero abagabo batekereza ko abagore nta bwenge tugira umva abagabo ni inzabya zoroshye Sekarongoro ndabizi aracyankunda sibyo umva kandi ndabizi neza ko akunda inzoga ndaje nigira umwana mwiza mubehe ndyarya ngende nshaka amafaranga nemere mugure nubwo ari ndashima bwose ariko nyine ndemera mpumirize kuko icyo ushaka nyine uremera ugaheba urumva noneho nindangiza ngende mwigira umwana mwiza binigira ngaho namukunze ndabizi neza umugabo wamurebye icyoroshye shamva urumva uzi haenda yabagabo na brushette we ntago bize umva ntabwo ndumva umva ubwenge buza ubujiji buhise nta nubwo ndongera kubabara rwose ngo kiranakemutse ndagenda mwigiraho umwana mwiza shasa warari umva umugambi nuwo nguwo webye ahubwo atanakumva umbabare ntuhagire umuntu unabibwira bibibanga ryanjye nawe ninjye uzi ko ujya kubigenza naho ndabizi neza aratenguha rugamba sha sawa hatagira n'umuntu twumva sawa